Warori hano nshuti nibereye ahangaha nyine babyanyoye kuryana se ko nanjye byananiye wanjyama n'inzara ibiri hariya nyine ikibazo mbabarira umbwira turarya turya byagenze gute ariko turambwira ngo turarya nta mafaranga mfite urabizi job nari mfite ikiyede baranyirukanye nose wajya mbigenze gute nta kintu kimbabaje nkuko munaciye kwa wamupetisha najyaga mpereza amafaranga karya kagira gute batetse ifiriti musife navugirize ngo arangije neza mbone ifiriti nk'eshatu yarafite mu kanwa ahitsazimira ngo duru igitekerezo nari mfite rero muvandi twe tugendera kwa Karori batangiye kuzamura yashato yabo cyo dusaba ikiyede yaba kiduhato no muntu turarya kandi abizi ntabwo batwimakaza maze dukora iki ntabwo igiyede cyo nshobora kugikora njye maze iminsi ibiri wibuke wejo wariye n'imineke akuzaza mwange ngamandazi n'imineke ariko uzofata umunsi washize kera ngo ibyo bintu utekereza tumaranye iminsi birubiza hariya nta kurya twese ndabyama ngo kubwira cyo nuko uyu munsi tugomba ngomba kurara ndiye firiti uyu munsi ndarye firiti ariko se koko kantu niko buri gihe ducari abatetse ifiriti n'izo nyama bazitetse bo bazirya kuri ntabwo turi abanyarwanda ndaje nkurebe gatoya kandebe ariko hano ndabona ari toilette wa abaze ndihagarike ndumva ndaje nkugereho uri kukamoto buretse gatoya ndakuvugisha reka nkubaze uraza hanga moto iriho muri wese ubundi urashaka iki ko ndebe uragenda urajya he shaka kwihagarika shaka toilette aho se uhagaze cyangwa ushaka kunyara shaka kwihagarika ndaguhagarika siko rero ukuro kinini urashaka ni ucyura kuro gatoya nabandi baza kwikoresha kiraho ese ndo uri kugenda utangiye ubundi hano twishyura mbere sinzi ba muri kugenda ugenda ubuso uzijya mu yakangara wene nakubya ngo jya mu ya mbere iyindi irimo abantu yampereza ugiye muri tazatangana uyatayemo ubwo nanjye nagutamo buri ngaha muri ibintu byanga ko numubwira nabi anga bundi bishyuza ngaho bundi bishyuza ngaho nanga nkwishyura mpereza nyishyura giye uhagarare hariya utegereza muri muntu nyishyura ndaguhamagara ningera uranyuze gato ndaguhamagara ningira mu mujyi ndaguhamagara we hanga ni wabubwira usubire ngo waze boss we kundi muri kuzinza kuriza uvuze gake ko ngari ari wabo ubwiherero ntabwo nakubwira we subiza hano wari ubwiherero cya ntabwo ndakubaza subira aka kastomeze nk'uko nibwo bwero bw'abantu ariko reka mubaze boss uraza umbwira ngo akomeze akaruri se winjiye anga utabireba muri saruje kuryamamo hano managura n'inkweto hano managura inkweto nakubashije uri no kumena umutwe hano ntabwo duhanagura inkweto turanesha abo shaka ko nkunesha cyangwa urinesha we urimo urabikora nka business cyane ariko reka mubaze boss reka nkubaze kuri umukiri ufite amafaranga wowe wavuye iwanyu twari tayitaye ukabuje ngo kurya mu mugira halo action waje hejuru cyangwa waje kukunya nimba urya iyi ni business kwishyure ananga kwituma ni igihumbi hari ahantu man cyako monogara arimo ndi muntu hari umuntu uri mwana nyamafuno mva we umva mwana wambia kwa mama mwana umuntu ari mwana nyamafuno umubwira ko imusha maze isayo zihagaze wase kumutura urugero uramumutura kugira ngo bigende bite niba wishyura amafaranga menshi no gukiza imbere niwe wakubwe cyane n'ubu akwe urayuzuza ararenge inosa ngwira mwitumira sha ngwira mwitumire masima musose wabonetse ntago ari ukuboneka gusa wari ariko we boss kone wafunze harafunze Nisuko ya hano wafunze ndagiye ataranga rurisha